nyine iyo umurebye muri video ubona ari umuntu ukuze nyine ubona ajya kuba mukuru n'isura ye nyine igaragara yuko ashaje ariko ni mutoya ngo iki n'isura ye uzamurebe neza rwose isura ye nyine iyo umurebye ubona ashaje nyine agaracyari mutoya nyine aba yaranyiciye mama. turabasuje tubaye ikaze mwese mukomeje gucyana ibiganiro bya Yawe TV aho muri hose mu bice by'u Rwanda bigiye bitandukanye. Hanyuma rero ni Ange ugarutse nk'ibisanzwe, twarababwiye ngo tuzagenda tubazanira abantu bagiye batandukanye. Hanyuma rero ndi kumwe n'abajama babiri, harimo umusore ndetse n'umwana, ariko ne kumwita umwana ahise aseka, ashobora kuba atari umwana, reka turaza kuza twumve niba koko ari umwana. Hanyuma rero reka ntangire mbaha ikaze. Mbere yaho banza ukore subscribe kugira ngo ujye ubona ibiganiro bya Yawe TV umunsi ku wundi. Hi. Meze neza? Yego. Amakuru? Ni meza. Tangira wibwira abakunzi ba Yawe TV bari gukurikirana muri aka kanya. Ni Production Serge nk'ibisanzwe. Inde? Production Serge. Production Serge. Umeze neza? Cyane. Hanyuma rero iruhande rwe ari kumwe n'umundi mujama wifunze kuri block drip. Aratubwira n'impamvu wambaye black hose. Hanyuma rero amazina yawe twa? Amazina yanjye nitwa Methode, nkaba ndi manager buno muhungu mureba ahangaha. Impamvu nambaye black se uri umukara n'ibara nemera, ndi umufana wa pere. Ugize nanjye kuvuga ngo ugize umukuzi wawe ngo Black Angel. ubu nanjye ndamutse uzi impamvu kubera ko nanjye nitwa Angel, baramutse nambaye nk'umukara hose, usibye ko nanjye nambaye umukara hamwe hasi gusa, ndamutse nigeze nambaye nk'uko wambaye bahita bambwira ngo nitwa Black Angel, kuko izina ryanjye ni Ange, noneho twabishyira mu cyongereza bikaba Angel, none akambara no black nkahita mba Black Angel. Hanyuma rero tubahaye ikaze kuri Yawe TV. Okay, turatangirira ahangaha. Serge, nta kandi kazina bagutazira cyangwa se aka aka ne kuvuga ikirundi we dutacyumva? Oya, nako nyine bakunda kunyita Brian gusa. Brian. Ko watubwiye mu mazina yawe, watubwiye ko nta Brian ririmo. Nyine njyewe nyina filme umurinzi nitwa Brian, rero niryo bakunda kunyita. Mvuga ngo nk'icyamamare nzwi kuri Brian. Ni icyamamare nzwi kuri Brian. Wow. Hanyuma rero tubwire ubundi reka nkoreshe Serge nk'izina ryawe, ni muntu ki? Tubwire mu masegonda makeya, Serge ni muntu ki ku muntu utamuzi? Serge njyewe nyina karate. Umwana w'imyaka ingahe? Mbana nyina filme mfite imyaka 12 mba Kicukiro. Amashuri angahe? Wiga hehe? Niga mu wa 5. Ikigo cyo ntabwo nakivuga. Hanyuma rero Methode, wowe usobanuye Methode mu magambo makeya nka manager wa Serge, Methode ni muntu ki nyuma yuko aba manager? Ni muntu ki? Methode ni umusore, murabibona ko nta meti iriho, atanze kandi ntago mvuze ko ndi umusore, zivuze ko ndi single bataza kunyumva nabi. Ndi umusore ariko ndi ingaragu itigaragura mu byaha, niko bajya babivuga. Ndakijijwe, nkunda Imana no gusenga. Nkaba uretse kuba manager w'uno muhungu, ni manager wa company ikora filime nyarwanda yitwa Safi Cinema. Mu buzima busanzwe ndi umucuruzi w'ibintu bijyanye na electronique, amakompiyuta, amapareye n'ibindi bitandukanye. Ndumva Methode muri makeya n'uwo nguwo. Ushaka n'ubusobanuro bwa Methode? Methode bivuga uburyo. Uburyo. ngo ubuki? Uburyo. Naguze kuvuga rya mwana. Bivuga twumve uburyo. Arumva bivuga gutera? Ngo uburyo. Ese Methode uburyo. Uburyo. Ndumva utangiye kunsetsa. Ahubwo uzi ko ibyo bintu uvuze nge nta uburyo. Okay. Ntago azi kuvuga, avuga uburimi. Uburyo. Tuzamwigisha kuvuga. Ntago ari ukutamenya kuvuga.
nyine ibi bintu na mwarimu muri primaire yarabinkubitiye cyane na mama yajyaga binkubitira cyane. kuri kubyigirisha mwana Wapi niko nivugira ndi umwana wo mu majyepfo buriya. ngo uvuga my friend utadusebya se none se ngiye ko maturuka uravuga uburyo musubiramo twumva vuga ngiye kurya no kuryama. ngiye kurya no kuryama nyine ngiye sinzi subiramo twumva. harya waruvuze ngo iki? ngiye kurya no kuryama Ngiye kurya no kuryama. si nk'ibyo byose Serije tuvuge ko anusha ikinyarwanda. ikikurusha ahubwo yakigiye he seri wigiye he ikinyarwanda? Niba waba ubana utazi ikinyarwanda cyangwa kuvuga ngo uri uwo mu majyepfo twe turabahe wowe uruba hehe? mu majyepfo nanjye nanjye ndi uwaho mani ahubwo se twese twahuye turi abo mu majyepfo haraje hashye uyu munsi ni ugutwikanje. metode bisobanura uburyo. Okay, hanyuma rero tongeye tubaha ikaze kuri yawe TV. Tumaze iminsi tubabona muri mu mafilme, tumaze iminsi tubabona muri gutwika cyane cyane ku ma status yawe metode. Hanyuma ntuzi we yanyimye nimero yiwe Serge. Ese kuki udashaka kuma nimero ubundi? njye nta nimero ngira. Ngo iki mbivuge se cyangwa mbishyire hanze? Ngira mbishyire hanze. Nimero irahari. Utangiye kubyemera. Hanyuma rero Sahaje ntabwo ari ubwa mbere uje kuri kamera za yawe TV. Ubwo duherukana wakoranye ikiganiro na papa wawe muri filime witwa D'amour. Hari filime watubwira uri gukina. Gerageza wibutse abakunzi bawe ndetse n'abakunzi bari kureba iki kiganiro kuri yawe TV. Wakinaga uri nde? Wakinaga watubwiye ko wakinaga uri Brian yakinaga muri filime abari mu ntoki wongere umuvugeho birambuye. Urambaza iki? Ushaka nagende kuri channel Safi Cinema kandi subscribe arabona filime arabona umurinzi mu bambere. Niwe uzirebera stories njye wimubwira. Ntabwo mwubwiye ngo iyo story yose ugiye kuyivuga. Tugiye kuvuga role yawe. Ukinamo uri nde? Ese njyewe hari naho nabonye ushaka uri kwiga n'ibintu byo gukubita cyane. Wa mwana we. Ubu ngubu niturangiza kuri ikiganiro ntuza kunyikorera. Muri gatanu se nago yabonye ko naho ndaguye abantu. Hanyuma rero kubera iki uri kubakubita kuri iki abantu bubazize iki? Baba bashaka kuntwara ngo bajye banjyane kwa papa nyine. Kubera iki papa wawe mufitanye amasinde kuriye ataza kugutwara neza akagutwara muri ubwo buryo? Nyine aba yaranyiciye mama. Kubera iki akwicira mama wawe? Nyine amufata ku ngufu mama ashaka kujya kumurega nyine akamwica. Hanyuma wowe biza guhurira he na papa wawe ko ubura umwana we abashaka kugushimuta? Nyine nza kubyumva umukobwa ngo ni Stella aranshimutisha nanga gusubira mu rugo umusinzi aranyitohoragurira gutyo nyine ntangira kubaka amayibo. Bayiza Marine. Ubu wasanga uri mukuru wa Karyuri ubundi yaratubwiye ngo ngafite bakuru be ba Marine. Ubu wasanga utari mukuru wa Marine sha. Hanyuma rero ujya mu muhanda ubaka amayibo bigenda gute? Yego nyine unaka amayibo ngubu muri gatanu nza no guhondagura abantu baranantwara. Nyuma yuko ubaye amayibo biza kugenda gute? Barajya nyine bareba ariko reka batera amatsiko bavuge ati uyu mwana bimeze gute? Navuga story ndende nta kantu gatoya. Hanyuma se nyuma yaho ko nza kubona wirwa no gushaka no kwihorera kuri papa wawe, kuki uba ushaka kwihorera kuri papa wawe? Impamvu mba nshaka kumwihoreraho baranyiciye mama sinanabikubwiye. Nicyo ushaka kwikorera ubimenye ute ko uri umwana? Nyine nza kumviriza nkumva imara. Buryo urumviriza wa mwana we? Umwana ni wawe undi bavuga ngo yagiye gutora ubusirira. Niko meruka kera iyo abantu barongoraga abantu ngo bajyaga kumviriza ngo bagatora ubusirira. Urabona n'umwana atakwicira umuti mwana. N'izuba iracyabaho buriya hari abantu bagitora ubusurirara. Ibyo ni n'ubwa mbere mbyumvise rwose. Ubundi se wabimenya gute? N'ubundi mutoya ntabwo nabimenya ibyo ngibyo. Hanyuma rero ukiga gukora ibyo za karate kugira ngo uzihore kuri papa wawe. Ubigeraho se cyangwa ntabwo biragerwaho ko wihorera?
ntabwo biragerwaho ubu ngubu ku filime ukuntu iri gusohoka ubu ntabwo birageraho. hanyuma metode tugira ngo utubwire mu magambo make nka manager n'umwana kugira ngo dusobanurire, hari abantu wenda batabashije kumva uko abisobanuye neza, ariko gerageza usobanurire role y'uno mwana, ese abakora iki muri we, ni role ye gusa, ibyo yakiniye ntabwo dushaka bya bindi bizasohoka ko n'ubundi nagaseke, ntabwo dushaka ko mugafungura mbere y'uko gafungurwa. So tugira ngo dusobanurire neza uyu mwana role akina ni iyihe, uburyo yakitinga mu nukuhe, ese role ye ni iyihe. Atubwiye ko hari ukuntu aba ashaka kwihorera kuri papa we, ariko ntabwo tuzi uburyo aba amwihoreramo. Gerageza usobanure nk'abantu uburyo aba ari kwihorera kuri papa wabo. urebye muri filime Umurinzi ni nk'aho story yose ishingiye kuri Brian na papa we. Mbere ya byose reka abantu babanze bagende kuri Safi Cinema bakore subscribe, ariko ntibajye gukora subscribe kuri Safi Cinema batari bakora subscribe kuri Yawe TV. Oya, babyita kuremera abantu. Baturemere ariko ahubwo si ubundi abanyarwanda baturemere ariko ubundi. Hari umuntu ujya ukunda kuvuga ngo umuntu uri utagwa ka subscribe yaguha amaraso koko. Ntabwo byoroshye. So urebye filime rero, story ya filime Umurinzi ni nkaho ishingiye kuri Brian na papa wiwe. Tujya kugira igitekerezo cyo kuyikora cyangwa se cyo kujya dukore filime nk'iriya, twarebye ikintu twakora kikaba ari ikintu gifite story ishobora kumvikana mu matwi y'abantu. Tureba ikintu dushobora kuba uburyo dushobora kuba twayikoramo kugira ngo ibe story nyine abantu bazumva cyangwa se bazabona bakayishimiramo ukuntu. Ati kubera iki ubwo hari amafilime menshi wenda umuntu ashobora kugenda akareba y'amaksiyo ariko ugasanga ni filime based kuri action cyane, nubwo abantu batakubitana n'ibipfunsi, ariko hari n'amagambo aba ari action kwa. Rero ni filime ishingiye kuri Brian na papa wiwe. Story ibivuga yuko papa we aba ari ambasaderi, no muri filime niko yitwa, aba yaragiye mu butumwa bw'akazi rero hanze mu gihugu cya Philippines. Yagerayo muri ofisi yo hari umuntu uba yaramukoreraga amasuku witwa wo muri icyo gihugu cya Philippines nyine. Urumva nyine nk'umugabo ngo yaramurebye aramwifuza, then amufata ku ngufu. Amufashe ku ngufu nyuma yo kubyara Brian, biza kurangira uwo mugore ashaka kujya kurega ambasaderi. Urumva umuntu nka ambasaderi mu gihugu cyase, turumva nyine yari umuntu wiyubashye, ahita ashaka ukuntu abigenza nyine yica mama we kugira ngo inkuru itajya hanze. Mu kwica mama we, ibyo nyine Serge yabyumvishe nk'uko yavuga ngo yarumvirije. Hari umukobwa witwa Stella ari nawe uza kuza guhabwa misiyo n'abantu ba famiye y'uno Brian ibiba muri Philippines. Imuhereza misiyo yo gushimuta Brian kugira nibaza mu Rwanda bazagire gute bazamubona. Ubwo ndabateguje muri 6 n'umuriro tuzabona umuntu uzaba yaje aturutse muri Philippines aje kureba Brian. So rero bamubwiye ngo kumushimuta biranga. Uwo muntu avuga ngo ni umusinzi nyine aba yitwa Sayinzoga. Biza kurangira nyine ari we umutoraguye mu ishyamba. Birangira rero akundanye na Sayinzoga, anamutoza no kurwana. Ariho yavuga ngo muri 5 yakubise abantu. So rero story urebye ni story yumvikana, ni story ishobora kugira ikintu isigira abantu mu buzima busanzwe. Guhemuka ntabwo ari byiza. Ushobora gukorera umuntu ikintu, na basore bakunda gutera inda abakobwa babyumve. Ushobora gutera umukobwa inda ukamwihakana cyangwa akora ibyo ushoboye byose kugira ngo n'uwo mwana atavuka, ariko ntabwo biba bikwiriye. Mu by'ukuri ntubuzi ngo uwo mwana bazavamo iki, ushobora gusanga azaba umwana ukomeye. Ntabwo ari byiza rero guhemuka. Rero ni story uko izagenda izamuka, izagenda irwaho. Tugiye kujya kuri episode ya 6. Ejo dufite shoot ya episode ya 6. Filime isohoka buri cyumweru, inyura kuri channel ya Safi Cinema. Ndumva ari ibyo ngibyo ku Murinzi, ibindi uragenda buri yumbaza. Ako yivuge nawe. Ni 2:00. 2:00 kwa kangahe? Ku cyumweru. Wariremeye umwana. Hanyuma se yaje batubwiye uburyo wakinagamo, batubwiye uburyo ushaka kwihorera, rega ngo wiga no ku makarate yahatashaka kwihorera. Hanyuma rero Serge yatangiye kwinjira mu bintu bya filime cyangwa sinema nyarwanda ryari? Ni vuba, ntabwo ari kera cyane. Umurinzi ni filime ya mbere nyine. Hanyuma watangiye kwiyumvamo iyo mpano ryari? Hari ukuntu utangira kubikora nk'umwuga ariko warabitangiye kera ariko warabuze aho bikorera? Nabitangiye mfite imyaka 6. Wabikora guterera ni igiki cyaguteka haje kugira ngo ube wabishyiramo imbaraga ubone ko ufite na talent? Nakoreshaga telefone nyine nkikamera ariko nta majwi. Nkabona nzi Ubwo se wiganaga nk'iyihe filime?
hoya naratwihimbiraga nyine nanjye kugira ubwenge urabizi iyo ufite imyaka 6 ubwenge ntabwo buba buraza neza Bavuze ngo 6 nta bwenge wari ufite. message iratambutse ubwo abantu bose bafite imyaka 6 bose nta bwenge bafite. Oya, ubwenge itonde bambwira ubwenge buba buhari urumva ariko ushaka kugira ubwenge uno munsi ugakora ikintu ejo ukaba utazi icyo wakoze njyewe ushaka kumbaza ikintu nakoze mfite imyaka 7 nkakibura kandi waragikoze muri make ushatse kutubwira ko ibintu wakoze ufite imyaka 6 uri kwikamera ntabwo ukibyibuka. ntabwo nabyibuka ntabwo ari ugutu imyaka ingaci imyaka 5 ngize imyaka 9 nibwo natangiye kuzana ikamera mfite n'ubwenge bwo kwikamera. Okay, nyuma bivuze yuko nyuma y'imyaka ingahe 5 yibagirwa ubu n'ubu ngubu nyuma nugira 17 uzaba waribagiwe ko na metode muziranye. Oya ntabwo nabyibagirwa urumva byibagirwa. Hanyuma rero turagira ngo utwibutse neza niba wari urimo wikamera kuri iyo myaka 9 reka tuve kuri 6 watubwiye ko umwana ataba afite ubwenge cyangwa se nta bwenge wari ufite bwari igice bwari igice. Hanyuma rero batubwiye yuko ku myaka 9 ariho watangiye kwikaruma unabyibuka neza. Hanyuma se mu ka video waba warafashe ni yihe rero wasangaga wihaye cyane? Urukundo yo kurwana yo mujinya yo kuba pasiteri yi ni nkaho byose nabikoraga. Iyo wakundaga kwiha cyane cyane iya action na romantique mwana kane y'ubwobara ubwo se kubera cyo hitagamo romantique mbabara unyereka nk'ukuntu washoboraga kwandika ubwo se wahamagaga nk'umukobwa ati hello how are you doing my hand ibintu nk'ibyo ngibyo gutyo uneye ubwoba kabe. Hanyuma rero ugize imyaka 11 ubishyira mu bikorwa ni 2. Hanyuma rero tugira ngo method tubwire wamenye gute wamenyanye na gute na Sage kugira ngo unamufashe ajye muri filime yawe? Mbo hari umuntu dukorana yari umwarimu w'abahungu banjye cyangwa se w'abakinnyi banjye b'ibintu bya sinema ko mfite ikipe nini y'abantu dukorana bya hafi bya buri munsi. Kubera nari mfite gahunda yo gukora film action movie twari dutuye tuziranye. Rero mu kumenyana nawe aza kujya batoza carte rero kugira igitekerezo cya filime dutekereza ikintu dushobora kuba twakora kikaba cyaba attractive ku bantu. Niko gutubwira rero ati mfite umwana natoza character witwa Serge afite se w'umunyarwanda mwe n'umurusiya. Nyine twumva yuko ari ikintu dushobora kuba twashingiraho dukora story kandi iyo story ikaba yaba attractive cyane yuko burya umwana nk'uyu nguyu yifitemo impano nk'iriyangiye ngo abantu babona barebe ino filime y'umurinzi barabona ukuntu yaktinga neza ubona yuko ari umuntu uri gukina ibintu koko bimurimo. Hari nk'agasene yakinye karanshimisha cyane nka scene yakinye nyine ari mu muhanda yicara ahantu ameze nk'umuntu rwose inzara yishe kandi yaramaze kurya ariko arabifiringa neza yaramaze kudgarata yaramaze gufata amafunguro anje reka cyagiye kare ntitwongeye kugikoresha. Yaramaze gufata amafunguro ariko yagitinga nk'umuntu ushonje akajya yayora akikora mu nda nyine numva ukabona ari kubikora neza nyine ukabona ibintu bimurimo. Hari muri uru Rwanda dufite abagiteri benshi ariko abagiteri bakora ibintu bibarimo ni bakeya cyane. Mwagiteri ugasanga ari gukora ikintu neza ukabona yagifirinze bye. So Serge rero navuga yuko iyo mpano ayifite afite impano yo gufiringa ikintu. Rero uwo mu sensei cyangwa se uwo muntu wigishaga abahungu banjye carte niwe watubwiye yuko nyine ashobora kuba yamwaka papa wiwe akaza tugakorana. Niko kuganira nabo rero bemera kuzajya bamuduha tugakorana. Ubu igihe kinini tuba turi kumwe aho tuba ko timu yanjye yose turabana. Most of time tuba turi kumwe mu gihe cy'imibyizi atanko kwa kane cyangwa kwa gatanu igihe shoot yarangiye. Hanyuma rero watubwiye ko muri filime yanyu harimo ibintu by'aba Philippine. Ese niba ari Serge mufite abo ba Philippine cyangwa se mugomba kwerekana mu bandi bantu b'ibihugu bigiye bitandukanye? Uwo mu Philippine wo mwari mufite cyangwa mwakoresheje aba mu Rwanda agakina wenda uriya naza muri filime azaza turutse muri Philippine buri ariko ari umunyarwanda azaba n'undi nyine ari mu Philippine afite
afite nyine amaraso nk'ayaseje kuko azaba ari musaza wa mama we aje gutwara umuhungu gutwara icyamamare sha azaba aje gutwara icyamamare Serge nyine ngo gisubize muri Philippine urumva nyine Gatarati izaba ari umuriro Gatarati izaba ari umuriro izasohoka ku cyumweru shuti yayo n'ejo ewana izaba ari umuriro kabisa ya cyane. hanyuma rero ni iki Damuru we kuki mwahisemo kumuha role yo gukina ari umugizi wa nabi? Burya rero iyo ugiye guhereza umuntu role urabanza ukamureba niba azanayishobora. Ngewe ngo abantu bazi Damuru bazi amarore menshi yajyaga akunda gukina kera atari yagira ikibazo cy'uburwayi. Ubu navuga yuko muri South Cinema niho hantu yongeye gusa nk'aho azamukira nyuma yo kuva mu burwayi. Nahuye nawe rero turaganira twemeranya yuko tugiye gufatanya nyine akaba yagaruka muri sinema cyane yuko yari yasaga nk'aho yagiye hasi bitewe na buriya burwayi bwiwe. N'ubundi aracyarwaye arenda kujya kwivuza mu bindi buriya afite imashini ahangaha iyo ukozeho wumva iri guhinda. Afite imashini ahangaha nyine imukorera imuyungururira amaraso kuko impyiko ziwe ntabwo zikora. Ubwo rero Damuri cyatumye tumuhereza iriya role twabonaga ari role azashobora kandi bitewe na role zindi yakinye twabonaga ari role amerita kuko akina nyine urumva umuntu Serge atinya no gusubira iwe. Ari naho abantu twahita duha ubutumwa ababyeyi hari igihe umubyeyi ashobora gukora ibintu mu rugo ugasanga umwana bimuteye umutima mubi cyangwa se bitumye umwana yifuza no kutaba ari kumwe n'umubyeyi wiwe. Ababyeyi ingaruka akaba ari we zizaho kunganiye rego no ni patina. Ingaruka rero zikaza kuri uwo mubyeyi ugasanga abana ntibamwisanzuraho yagera mu rugo ugasanga abana bagiye kwihisha kandi bakishimiye ko papa wiwe aje. Nyine ababyeyi turabasaba yuko muzajya mwitwara neza mu ngo zanyu kugira ngo n'abana banyu babisanzureho. Rero Damuru urebye niyo role abafite role navuga y'ubugome nawe yo muri interview akunda kuyivugira ngo mba ndi type ndi the band nkubita nshwanyaguza cyane Serera aba yimanukiye. hanyuma rero Serge kuri kuranga rubanda mwishuri buri bukurikiye ubundi mbo ndi uwa mbere mu gusa wakangaye bundi ubwo meruka uwa kabiri. wow ubutaha uzaba uwa mbere n'ubu uwa mbere uzazinge ngo uhembe se buriya azaguhemba iki se? Mbwira urashaka iki? Azaguhemba iki? Se ahita amembekera ntabwo ndi kucyumva kano abantu barimo kubireba kivuge naramuka nabihakanye abantu bazatubera abahamya. Azaguhemba iki? Ahita abyemera. Jye sinamugora urumva ukazaba yifite nuko. Muri make ushatse kuvuga ko ugiye kuvuga wavuga n'indege n'indege wanayivuga rwose n'indege wanayivuga. hanyuma Serge tubwire umuntu ukwinspira mu mafilime ukina filime nyarwanda ureba ukavuga ati uyu nguyu ni urugero ndeberaho cyangwa se ni intangarugero. nawe ndi inspira nyine cyangwa ushaka nkubwira unkurikira. Bwira uko ukurikira ntacyo nabwo ntabwo nahita mumenya aka kanya. yabwira ko uri wowe ubimbwiye wowe nyine byansaba gutekereza. wowe itonde byansaba gutekereza. tonde ibyo nyine byansaba gutekereza. Ako seseri undi tutabeshyanye ubushize muri interview hano kuri yawe TV watubwiye yuko abantu bakwensipira ari babana bahebo muri Nigeria. Nese nyuma merci umva fata hanga merci beaucoup. Nyuma yaho baje kujya he baje oya buretse nyuma yaho byaje kurangira noneho ubonye yuko batakikwensipira ari we wiyenspira ubwawe. Ari nabo baramukurikira yarisobanukiwe waje kwisobanukira bagukurikirana nabo ubwo bazaye batureba aho barisobanukiwe. Uri umuti w'amenyo. Hanyuma rero twagiye ejo bundi wagiye kwa Karyuri mbabarira umbwira ikibazo cya mbere mbanza kumubaza mbere yuko umbwira ukuntu yasebye. Ikibazo cya mbere ndashaka ko umbwira uko wabonye Karyuri uko wamubonaga mu ma videos cyangwa se mu biganiro bigiye bitandukanye yagiye akora nuko wamubonye ujya kubitandukanya aka kanya uratubwira uko wamubonaga utubwira nuko wamubonye ejo. nyine iyo umurebye muri video ubona ari umuntu ukoze nyine ubona ajya kuba mukuru
n'isura ye nyine igaragara yuko ashaje ariko ni mutoya. ngo iki N'isura ye uzamurebe neza rwose, isura ye nyine iyo umurebye ubona ashaje nyine aracyari mutoya. hanyuma rero okay utubwiye ko uko wamubonaga noneho uko wamubonye wowe ejo Sharanyemeje rwose naramanitse. ziko serije namukuye ahangaha avuga ko agiye muri bato n'akaryoheye yo kubyina. Cyo nyumvira nawe pe. Ariko se kubyina ko nabiretse ubu ko nibereye muri karate. nawe yabaza n'akarate wari kumwemeza Oya nuko maze iminsi mfite akabazo hano ngaha mu kaguru. ako kabazo se mu kaguru karate zikina gute kandi ufite akabazo n'ubundi Oya nyine kaje vuba ngiye mu rugo nza gare riza kuntura hasi nomengeramo akantu k'imvune. Ari muri siporo n'igare. hanyuma rero Karyuri wamubonye ute atari uburyo bwa physically hari ukuntu umuntu ashobora kubaka izina mu minsi mike cyangwa se amenyekana mu minsi mikeya wamubonye ute wowe uko wabonaga mu mavideo abyina wewe wamubonye gerageza gusobanura nk'abantu batarabona Karyuri amaso ku maso wewe wagira ubuntu bwo kumubona ku munsi w'ejo wamubonye tumaze kutubwira ko abatandukanye nuko umuntu amubona kuri video umubonye amaso ku maso none gerageza kutubwira ko akunda byina hari ukuntu wenda abantu bashobora gutekereza ko ari na montage baba bashyizemo gerageza kutubwira ese aganira ate ese yakira gute abantu gerageza gusobanura nyine atinya abantu urumva ariko kubyina byo arabizi ntago abyishakamo. Ahubwo icyo namubwira nakomereza aho ngaho. mwaganiriye iki ni ikihe kibazo wamubajije cyangwa waratinyesha Oya ntago ari ugutinya hari byinshi nawe mubajije urumva. ni iki kibazo kimwe cyonyine waba waramubajije Kambaye nibuke neza. ushobora gukunda kwibagirwa umwana nkawe ko aba agomba kwibuka kuki ukunda kwibagirwa Kenshi nuko bikunda kugenda ariko ubundi mba mbyibuka. ngaho tubwira ikibazo kimwe waba warabajije Karyuri mu bundi igihe nahenzwa niga ndamubaza ngo wakangaye mu ishuri nyine ngo ntabwo niga ntabwo azi kuvuga neza. Aracyari mutoya nyine ntabwo aramenya kuvuga neza. okay nkaho muri entertainment mwese wowe uri muri cinema hanyuma nawe ari muri dance ni umudansa mwese muri entertainment hanyuma nka mukuru we reka twabyite mukuru we kuko uramuruta nicyo uzamufasha nkawe uzagerageza already mwabaye n'inshuti right cyane rwose. uzongera kumuhamagara ngo mubaze uko ameze cyangwa bizarangirira hariya Oya namuhamagara nyine nimero nzifite ntacyo byaba bintwaye njye. Nyine ukimubona nyine ubona ko akuze azaganira aranitonda ariko nyine akunda gutinya abantu. nicyo uzamufasha kugira ngo atinyuke rero nk'umuntu nkawe ujya kuri kamera ukisanzura wanabonye ko atinya we nicyo uzamufasha rero nka mukuru we muhuriye mu mwuga wa entertainment cyangwa se mukora mu bintu bijyanye by'imyidagaduro. Umuntu utaramenya kuvuga kumutinyura ntabwo biba byoroshye byasaba nyine ngo abanze amenye kuvuga neza aratangiye no kwiga ushobora kumutinyura bikavamo cyangwa ukabitangira ataramenya kuvuga neza ariko nabwo ari gake gake ukamutinyura. hanyuma rero turagira ngo tubwire challenge cyangwa se nk'ibintu bikunda kukugora cyane muri sinema nyarwanda ubona bikugora cyane. Rore yo kugira ubwoba burangiye ni ikintu kimvuna nkabona nanabyinshi. Mu buzima bwawe nta bwoba ugira none se we nta bwoba ugira uvugisha ukuri bwaragiye rero njye ndabugira rero ikugora niyo kugira ubwoba kugira ubwoba si kugora kandi aba ari ugukina nyine ni ugukina sinabona ukuntu mbikubwira ariko birango. ese buriya iyo ukinnye ukeneye amarira urarira ukayigira cyangwa hari ukundi kuntu babigenza amarira akaza njyewe buriya urumva ushobora kureba gutya urwo mbwaye nyine rero kurira gutya nkareba ukabona amarira arashotse nibyo hari mwene tutagendeye no kuri Serge wenyine muri filimi yose hari ukuntu umuntu ubona ukabona ararize cyane hari ukundi kuntu mubigenza hari ibindi bintu mumushyiramo amaso niwe wishakamo amarira bigenda bite wenda hari igihe nicyo kintu kare nahoze ndi kuvuga ngo hari igihe umuntu akina ibintu bimurimo abagiteri dufite mu Rwanda bakina ibintu babifirinze ni bakeya kugira rero ubone ariya marira ubone ziriya feelings zo kurira biba bisaba ngo ube wakoze ikintu ugeze gute ukiyumvamo
niba n'urugero urimo gukora ikintu runaka utakiyumvamo ntabwo ushobora kurira ngo bishoboke, ariko iyo ukoze ikintu uri kukiyumvamo bakakubwira ngo ugiye gufiringa yuko wenda n'urugero mama wawe yapfuye ushaka amarira uyabona, icyo ngicyo ni cyo kuba umwagiteri. Iyo uri umwagiteri mwiza amarira urayashaka ukayabona. Gusa hari n'abantu baba badafite impano yo kurera, reka mbivuge, cyangwa se baba bari no mu bintu bya sinema batabirimo neza, usanga nyine amarira batayafite, ugasanga bakoresheje nk'isabune kugira ngo arire, ikamujya mu maso akarira. Ufata isabune mukamusisiga mu maso? Birashoboka cyane, igihe yabuze amarira birashoboka ko wayimushyiramo kugira ngo arire. Cyangwa se ugashyiramo indimu, uzabicunge nk'iyo ushyize indimu mu maso, amarira ntaza se. Rero ubwo biterwa, ariko abagiteri benshi burya niyo abantu bari muri casting yo gushaka abantu bagomba gukina muri filime, icyo kintu nicyo kintu ushobora kubwira umuntu ngo ngamya ahangaha ndi mama wawe wapfuye, shaka amarira muri casting. Kandi icyo gihe hashobora kuza nk'abantu batatu bose bayabura, uwa kane akaba ari we uyabona. Yes, niyo rero ikunda kugora abantu benshi cyane mu bintu bya acting, kuba wafiringa ikintu ukaba warira. Hanyuma ikindi kintu usibye inyuma y'uwo marira, ikindi kintu gishobora kugora abakinnyi gukora ni iki? Izindi role zijya zikunda kugora abakinnyi rero ni nka role ushobora kwagitinga wenda usa nkaho uri gusambana n'umuntu. Izo role hari igihe zigora abantu, rimwe na rimwe hari n'abantu baba bumva batanazikina. Indi role ikunda kugora abantu, umwe wisararanga, nabyo birabagora cyane. izindi role zikunda kugora abantu, hari nk'igihe bashobora kukubwira wenda ngo hari nk'amagambo bashobora kuguhereza yanditse muri script, nanone kugendera kuri script abakinnyi benshi bijya bikunda kubagora. Nanjye ndi umukinnyi wa filime, bikunda kugorana cyane kugira ngo uzagendere kuri script. Biba bisaba nyine ngo script ube wayisomye, nutanayikoresha ariko ube wagira amagambo ama keywords. Dufashe nk'urugero nko mu masomo asanzwe, hari igihe mwarimu aguhereza definition y'ikintu, ugafatamo udu keyword ukaza kudukoresha ukiremera ukatera bosanse, kandi mwarimu akaguha amanota yishimye. Rero hari igihe hari abantu baboroka, hari n'abantu batera bosanse. Navuga yuko rero umuntu navuga 100% ushobora kuba yashobora ibintu bya sinema cyane kurenza abandi, ni umuntu ugera aho ngaho agafiringa ibintu akabyiyumvamo, akaba yasomerwa script rimwe atigeze nayirarana, agahita yagitinga, kandi akagitinga uko yabikoze kuri wide akaba ari nako abikora kuri close up. Kuko iyo turimo gufata amashusho ya filime dufata wide tugafata na close up. Hanyuma rero turi gusoza ikiganiro cyacu, Serge, gira ikintu ubwira abakunzi bawe, abafana bawe muri rusange, hanyuma na methode aratubwira filime umurinzi ahantu wayisanga, iba kwa kagiye kugira ngo banabakore subscribe baremere. None sibyo mbega ngiye nta kintu mfite cyo kuvuga kinini, ariko ngiye rwose ndabemera. Urumva ubwo byaba byiza mukanda subscribe kuri Safi Cinema, hangane ndabivuze, bakaguhana views ariko baturemere, ariko seri babwire neza baturemere, babyumve baturemere. Nese babona twabaho gute nyine nibaturemere, baturemere. Wenda dusoza, nka manager wa Safi Cinema, nababwira yuko sina filime umurinzi yonyine dukina, hari n'indi filime dukina yitwa Umukazana w'ibanga, wenda nayo tuzagira igihe cyo kuyivugaho hano kuri Yawe TV. Yitwa Umukazana w'ibanga, ni filime iri trend, abantu benshi mu gihugu bashobora kuba bayizi, nayo bajya kuri Safi Cinema bakaba bayireba. Hariho na filime umurinzi, hariho amafilime menshi wajyaho. Safi Cinema ni kampani ikora amafilime nyarwanda kandi meza ari mu bwenge. Mwajyaho mukazirira filime zose ziriho, mukibuka gukora subscribe, mukaduha like, mukaduha comment uburyo mwabonye ibikorwa byacu, kugira ngo turusheho kubyagura ndetse turusheho gukora ibyo mwebwe mwifuza, kuko ni mwebwe dukorera. Nubona filime hakagira amakosa uyibonamo ntubivuge muri comment, ubutaha none uzayabona kandi bikubabaze. Aho kugira ngo rero ubone ikosa nturivuge, warivuga muri comment, ubutaha rikaba ryagiye gute ryakosorwa. Muturemere rero banyarwanda, mukore subscribe, like, mukore share mu bisangiza abandi, kandi mwibuke gukanda ku nzogera kugira ngo ikintu cyose kuri Safi Cinema kigiyeho muzajye mukibona. Turabakunda. Mwakoze kubana natwe. Harigeze kuririmba? Waturirimba? Mfite kuri Gerageza twumve nk'akarimbo kari kugufasha. hoya